Aranditseko Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni
ngo ahindure ibirimo ayirinde. Amen. Some muri Efeso bice ibihumbi 10. Efeso bice ibihumbi 10 haravuga ngo kuko turi abayaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu y'Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Soreze muri Matayo bice 13 umurongo wa 24 n'uwa 25. Matayo 13:24 n'uwa 25. 13:24-25 haravuga ngo nuko abacira undi mugani aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we, nuko abantu basinziriye umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Amen. abantu bake tuganira tuba umwanya dufite ushingiye kuri ibyanditswe byera tumaze gusoma, kandi niba wakurikiye neza utavuye kuririmba gusa no gusakuza buriya no muri andi ndirimbo tugisenga, kandi gusenga ni ukwizera. Niyo mpamvu no gusenga bitaza kutugora buriya, kuko twafatanyije n'ijambo ryo gusenga. Yesu nashimwe. Avuze ngo urandinde mwami Yesu impunganiriza iki imigambi, kandi ngo nubona nani urugendo uzaduca imigozi yose igeze gute uboshye umutima ko nezezwa no kubohoka nkabona uburyo ugira gute ukorera. Bisa n'ibuka ijambo Imana muri marayika w'Uwiteka yavuze ubwo Petero yari mu nzu y'imbohe iminyururu imaze kumuvaho, aramubwira ngo gira ukwete inkweto. Ngero gira gute ukwete inkweto. Yewe nubwo nafunzwe kandi kwezi sigayo ndirukanka, maze nijya gushaka inkweto haraza ibyo umuntu asubizemo, hari igihe bimera gutyo umwe yakubigura undi yaza akavuga ati ikigabo kibukiye kibe gisubiyemo, kandi byari bigiye kuba nta muntu uvuga inkweto rero. Imana iramubwira ngo ngera ukwete iki inkweto, ongera ugire gute witere, ongera ugire gute ukenye. Ni ukuvuga ngo ongera usubirane za ntwaro zose z'iki zizima, hanyuma ngo nurangiza ugire gute umurikire. Oh haleluya. Ubwo hari abantu bakurikira Imana ariko bakurikira Yesu ariko batari bagira gute, batari bagifite, batari bafata za ntwaro zose. Ariko muri iyo nze ngo evangeliste n'igivuga ngo umuntu namara agira gute amurikire, kuko umugaragu wanjye aho ndarimo nawe agira gute azaha. Hari abantu bakukora ariko nta mutaro batera batava aho bari, ari ukuririmba, ari ugusenga, ari ukubwiriza, ari ukudiyakona, ari uguhanura byaba ari inyuma cyangwa byaba ari ukuri, ariko nta hantu nta mutaro batera ari marishe siri purasi. Nigeze kujya nkora siporo kera nkiri umusore ndashaka, ariko hari igihe umuntu akora siporo atavuye aho akabira ibyuya akajya asimbuka gusa, arababizi. Uzafata umugozi n'uwusimbuka iminota 30 utari wahagarara, uzaza ubwira utubarambere. Sikagira inama gukora siporo kandi mu buryo bwiyubashye kandi bwiza. Niyo mpamvu urwego rw'umwuka nibo bana b'iki n'Imana. Amabwiriza y'umwuka agenda asanga buri muntu wese ku giti cye icyo umuntu akora n'ikimubera icyaha, wowe bagikora kikakubera icyaha. Umwuka agira ngo mfate telefone yemwe neza telefone singitange si yanjye, iyo ntayitanze bimbera iki icyaha, kubera ko umwuka yageze kugira gute ariko se urumva hari icyaha kirimo kuvuga ngo ntiwahaye telefone runaka, ariko niba ari itegeko ry'umwuka byabaye iki icyaha. Agoye cyane kuvuga amagambo umuntu aba yumva muri iterambere umwanya muto tuba dufite, ariko ibyo ntavuga umwuka araza akomeza kubabwira, kuko yabigisha abashyitsi umwuka arakomeza agakora. Nimunasengera n'abantu mukabona mugahamagara bihano mukabona ntibaje, mujye mubibonera buriya ijambo umwamba baba bamufashe azagwa ahandi. Kandi nuhamagara ukabona baraje ntuzagire ngo nibo babemeje, buriya abararashe myinshi uwanyuma ukamukubita aha ibyo bashuka wanyuma
wanyura muri wowe, wanyura muri jyewe, ariko umwami wanyu muramukubita akaza yiruka. Nabwo amagambo menshi yo gukiza sinumva, ariko umwami wanyu nawe urashe turi mu materaniro, mushumba w'Imana niwe wari wayoboye ndabyibuka, kuko ntabwo nakubagirwa igihe nakizwa, kuko Yesu yinjiraga muri jyewe bigabana z'itoro, ntazi ibyo kuba murimo byose n'ibintu dukora ntacyo nari mbyitayeho, ahubwo mwabazwa yuko atari mu guhamagara ngo abantu bagire gute bihane. Uko abakristo bagira ngo guhamagara bihane, si ibyo wabonye avuga ngo umushambuke yarangije kuvuga iryo jambo nageze imbere. Ubwo se urambwira ko uwo munsi arimo nahondaga? Mujye mubwiriza ubutumwa ibisigaye mubihorere, nashaka asubire mu kabari ariko pfa kuba yanumvise ijambo. Iriya jambo rizamukurikirana igihe ajagiye, ariko mwambi uzamuhinguranye umutima akazahangaza kugira. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ni inyamaswa aho bayasesirwa. Ntabwo bibaho byinshi. Aho niko bisumwa bisiga. Nashatse kugira ngo twibukirane inshingano zacu kuri iri jambo twasomye. Ariko cyane cyane bisaba kubwira abagabo cyane kugira ngo bamenye inshingano zabo. Ntimugira ngo nuko wenda bihura n'umunsi na miseri y'abagabo wenda wasanga nabyo byajemo Imana akaba ariyo mpamvu yampaye ijambo, ariko naje gusanga abagabo aribo ba nyirabayazana b'ibibazo byose mubona muri iyi si. Nubwo abantu bajya kutakubikira ku bagore, ariko baje gusanga uwa mbere kandi n'umugore yabaye victime yo kutaba amaso k'umugabo. Bagiye mu rubanza njyewe nahura n'umugore, nubwo nawe ariko ntabwo yahana umuryango kimwe n'icy'umugabo, ntabwo ari kimwe. Abantu bajya kuvuga ngo Eva nta kibazo yateje kiruta icyo Adamu yagize gutera kuko Imana yamuhaye inshingano izi ebyiri zo gukora no kugira gute no kurinda. Tuzi niba gukora byarabyubahirije, ariko icyo tubona cyo no kurinda byamunaniye. Nanjye nagize icyifuzo cyo gusenga kugira ngo Imana impe imbaraga, azateza ikibazo urugo rwanjye, azateza ikibazo umuryango, azateza ikibazo itorero, azateza ikibazo igihugu, azateza ikibazo mu isi yose. Kuko Adamu yajya kugira kuba maso akarinda Edeni, ntabwo kuko Imana niyo yavuganye bati gukiza muri uyu muntu Edeni, yarataramuha n'umuntu yabimubiye itaramuha n'umugore umukwiriye. Nyuma y'ibyo Imana yarebaga ngo si byiza ko uyu mugabo agira gute aba wenyine, noneho tugomba kumuremera ngo agize gute umukwiriye. Ifata piyese y'urubavu rwe imuremeramo umugore, iravuga ngo akanakara ko nguyu mugabo ukore ruhande. Kandi mubo yarashinzwe kurinda muri Edeni hagombaga mbere na mbere kurinda umugore we. Abagabo ni nk'umurababo nanjye ijambo ryatsinze, niyo mpamvu nabyumvise, niyo mpamvu nifuza gusenga tukamenya inshingano kugira ngo kuzimenya byo birasobanutse, ariko kuzibahiriza ukabishyira mu bikorwa nicyo cyiza gute icyo gikomeye. Umugore ntazi igihe umugabo, ntazi igihe umugore yavugagiye n'inzoka. Kuko iyo abimenya ubona ko ari ikibazo cyawe, ariko kuko muyisobanura imbere y'Imana. Yaravuze ngo umugore wampaye niwe wagize gute, niwe wasobanurira gute arazimanira. Kuko ngo nta nubwo azi n'igihe umugore yavuganiye n'iki n'inzoka, kuko arareba ikibazo kuki ku mugore. Niba yarahugiye mu biki, niba ari muri uza muri niba ari kuri za YouTube, niba ari kuri WhatsApp, ntabwo nzi ahantu yarahugiye. Kandi biravuga ngo umujura yigirira hehe mu cyuho, bari igitero cy'iki cy'abambuzi kikamburira hehe ku gasozi. Utavuga ngo Efurayimu ngo
bemera ko imbaraga zamushize. Dufite abaririmba baririmba batazi ko imbaraga zagize gute zashize, kandi namubwira ikimenyetso kigaragaza yuko imbaraga zamushize nuko ibyo byaziraga kuri wowe wabizibuye. Ikimenyetso cya mbere cy'uko imbaraga zamushizemo nuko ibyaziraga kuri wowe wagize gute wabiziruye. Icyo ni cyo imbaraga zagize gute zamushize. Kuko ibintu bishyira abantu mu ntege nkeya binyura mu bintu bibiri. Icya mbere ni irari ry'umutima w'umuntu utagira gute utanyurwa. Icyo kintu cya mbere kibanza kumaramo umuntu imbaraga. Ikindi cya kabiri kibara umuntu imbaraga ni kuzirura ibintu byagira gute byazira. Umuntu wavuga ngo kirazira ko ashobora kujya kunywera fanta mu kabari agasigara aryoherwa no kujya kuyinywera hehe mu kabari. Umuntu wavuga ngo kirazira yuko najya muri biyari akina biyari agasigara arara hehe muri biyari. Umuntu wavuga ngo kirazira yuko azajya atara mu mupira atarara mu mupira. Usanga abarokore benshi bafite gahunda y'amakipe bakarara bicaye ku buryo basinzirira mu ntebe n'ikipe yasinze ntibayimenye kandi kubaraye umupira. Ugasanga umuntu araziruye mu mwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, mu mwanya wo gusenga, mu mwanya nibura wo kureba n'ivugabutumwa na telefone afite, ari mu mafilime. Gusa imbaraga zizanyura he? Haraho uzanyura cyangwa utazaboneka. Reka biravuga ngo ndabakunda kandi abashaka umwete bazagira gute. Mbese ibi byose turimo gushaka Imana ni iki? Usanga n'abarokore usanga ari ku muhanda bari mu gisoro. Usanga ari ku muhanda bari kubona yakuye agatebe cyane n'amabagari barabakira mu gisoro. Ibi bishimye cyane banditse. Ni ukuvuga mu itorero hari abantu bameze nk'Abisirayeli. Imana yishurije iburetwa bakoze bari muri Egiputa bagakurayo amazahabu bagera mu nkuru zo mu butayu kugira amazahabu kugira ngo bayature Imana bakayakuramo ikigirwamana. Hari abantu Imana yahaye ubutunzi aho kugira ngo bakorere Imana bafata bwa butunzi baburemamo ikigirwamana bikubiko. Ingaruka z'uburangare bw'abagabo zigera ku muryango zigera he? Kandi uburangare bw'umugabo iyo buze kurya biba bibi cyane kurusha uburangare bw'umugabo. Biba bibi cyane. Noneho agira n'ibyago, agira n'umugore nawe utarabaye maso ngo amenye icyo Imana agize gute yavuze. Inzoka iramusanga iraganira nawe iramwihererana iramubwira ngo hajya Imana iravuze ngo muramusengere kuri icyo giti ngo mwapfa. Undi aravuga ati ko mbona icyo Imana yavuze kandi ijambo yarari erega abagabo bazi ijambo. Bagabo bazi iki? Bazi ijambo bazi kandi umuntu wakoresha kugira ngo uzamukure ibibaho. Bikaba bafite umupagani hari gutangiriza inyuma. Aba bazi ijambo. Ariko kubera ikinyoma cya Satani yumviye kuko ari se ibinyoma aramubwira ati reka da Imana yagize gute? Yarama musubiza mu barokore. Yagize gute? Yarababeshye. Ibindi sindi kuko arasoma agira gute ararya akati sinjya nyine mfite n'umugabo cyane gusa. Ariko kimwe mu bintu byatumye Eva agwa mu mutego, icya mbere ntabwo yahaga agaciro ijambo ry'Imana. Icya kabiri ntabwo yagize umutima unyurwa wanyurwe n'iby'Imana yari yaremereye kugira gute kurya. Sikomeze ntabwo yanyuzwe n'iby'Imana yaremereye kurya. Iki ingaruka zagiye zigera no Abisirayeli byabaye mu butayu bamara igihe bajya Imana kandi Imana yarimo ibintu byose bituje gutunga iki umubiri. Oh haleluya haleluya. Bajya kwiza kuri Imana n'ingwa akabwa n'ibishyimbo ubaza barimo n'ibindi ndwara haba harimo n'ibitera imbaraga haba harimo iby'ubona byose bishobora kugira gutegura. Niba ari Imana yakwitiyemo uri muri icyo kigeragezo cyo kugira nyine ubwo guhumura ibyo ngibyo n'ibyo birimo byo bizagutunga byose. Wigira ubwoba kuko abasore bari abanyabwenge babaye maso ba Daniyeli baba baravuze twebwe turashaka kwirira iki ibishyimbo n'iki nk'amazi kuko baranyurwaga ntabwo bashaka kurya ibintu bihumana. Biravuga ngo Baheburayo ibice bibiri guhera ku murongo wa mbere aravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kwita ku byo twagize gute twumvise kugira ngo tutagira gute tudatemberwa tukagira gute tukabimba
wumva amagambo yanjye akayakomeza azaba umunyabwenge. Iki nicyo cyatumye muhana, ubundi ntabwo ari muhana utajya kuko yari azira ijambo kandi nuko atigeze anyurwa. Imana iduha umutima unyurwa, Imana iduha iki? Imana iduha umutima unyurwa, Imana iduha umutima ukomeza ijambo ry'Imana. Ko umuntu uryumva ntakora ibyaryo, wameze nk'umuntu urebera mu ndorerwamo, washyira akanya kubikora gute ko yasanga. Ujya mwirebera mu ndorerwamo, yewe sinjya menya kureba umuntu sinzi, muzajya mbona amaso atameze neza ajya mbwira, burya abagabo birebera mu ndorerwamo sinzi, bamushaka kuba muri bake yanga. Bamushaka kuba muri bake pe, muri bakeya. Bakeya sinagate n'anayibuka. Ibyo ntabwo biri mu musatsi, ntabwo byo si ibyanjye, ibyo ni iby'abadamu. Cyakora nibyibuka nzarebaho gatoya byo mu iteraniro, nindamuka mbyibuka, ariko ninabyibuka nkaza niruka, uzambwire ko bitameze neza. Ariko namwe nubwo mwireba muhita mwibagirwa uko amagira gute ko mwasana. Ahubwo atari indorerwamo nziza buriya ni ukwemera guhugurwa. Haba mubona ko njyewe ndahangaha mpagaze hano imbere, mushobora kuba mundeba gutya, nanjye nkaba nakwiriye kujya, ariko mu by'ukuri ntabwo nzi ko hameze. Kuko niko umuntu akwiriye guca bugufi, bene se bareba ibyo atareba, babimubwira akafata ariko reka ngenzure, wasanga ahari ari bamutasubiza. Turi intumwa mu kigo cya Kristo, ntabwo ari ibyacu. Ntihakagire abantu bahanura rero ko abandi bashaka, kuko baba bishe gahunda kuko wabatumye agomba kuvuga. Kandi reka mbabwire, uzi yuko ubwami bwose buriya umuntu uba agomba kubaha, buriya agomba no kumva. Niba mukurikira amakuru ya kera mu gihe cy'abami, iyo umwami yatumaga umugaragu ati genda umukire kanaka, undi mwami ati genda umubwire ibigabo umutuku. Umuntu akabivuga hano mu Rwanda akajya Burundi ajya gutukuki ubwami. Yaragenda akabivuga uko bagize gute kuba yamubwiye. Niyo bambwira ngo intumwa ntabwo igira gute, ntabwo yicwa. Dufite abantu bashaka kwigwiza abigisha, abantu bashaka kwigisha abigisha bahuze n'iki n'irari ryabo ryo Pawulo yavuze muri Timoteyo, kuko ngo amatwi yabo aba agira gute, aba barya bashaka ko bigira gute ntibibanezere. Noneho n'ababigisha nabo rero babuze badafite niba ari buri mbaraga, niba ari inda nini, niba ari iki, niba ari abanzi y'umusaraba w'abandi. Mwene data Afurika yavuze kuko Imana yabarinda abateho kugira ngo njyewe nawe batanyishyure tike, aho kugira ngo ngende batanyakiriye. Aho reka mbabwire ibyo bashaka ngire gute higendere. Uruguma rw'abantu bakarwomora bagira gute, baruca hejuru. Ariko n'urugomba ruca hejuru, abo bantu nibapfa amaraso yo uzagira gute, uzayabaziga n'ijambo ry'Imana, niko Imana yabwiye Ezekiel. Siko dutanga agakiza kuko dufite ijambo ryo kubwiza abantu ukuri. Siko bimeze mwabona ko hari abantu tugiye gusorezaho gatoya kandi turasoza. Hari abantu batabaye maso ngo barinde, bagiye bagenda. Uwa mbere n'uyu uyadana kubera ko atari yazaniye umuvumo isi yose. Umuvumo uraza ugera hehe? Ugera no mu butaka. Uraza ugera ku mubyeyi, ukazajya byamageza gute ababara. Ko hano kwifuza ko kuzagira gute, kuzagira kuki ku mugabo, ku mugabo azagira gute, bazamutwara. Byo nta nicyo bitwaye kumutwara, ariko ikintu kibabaje nuko abagabo batazi ko izina umutware ari izina ribibutse inshingano. Mwabwirwa mwabagabo, ntabwo izina umutware ari iry'icyubahiro gusa, ahubwo n'izina byibutsa umuntu iki? Inshingano. Abagore b'abashirisoni baza kubita abatware ngo bazi yuko babaye
yibuke inshingano ze. Imana iri hagati. Abana badukwiye kumenya yuko twita abatware atari izina ry'icyubahiro nubwo kirimo, kandi n'iby'Imana itwemerera ntabwo ari byo twiha. None mukanabita watari icyubahiro ahubwo no kugira ngo nibura yibuke yibuka n'inshingano z'iki zo kurinda urugo rwe no kugira ngo no kurukorera. Haleluya, haleluya. Reka dukomere Imana amashyi. Imana Yesu wera Imana iri natwe uri dufasha kutugerageza tukora nabyo kugira ngo nibura muri twebwe hagira abagabo bashobora kubahiriza inshingano zabo, kandi abo bagabo ni abanyamugisha. Ntabwo urubyaro rwo ruzabura umugisha. Niba dushaka ko tugira umugisha, mureke dukoreshe inshingano zacu. Hari umugabo utarabaye maso, kandi twese tuvuga ko ari sekuruza w'abizera, ariko nawe yagize intege nke gusa. Sara watakaje ibyiringiro byo kubyara, aramubwira ati njyewe ndabona ibintu bizabivamo, ndashaje, none kubera mu muco wacu umeze gutya ngiye kugushyingira umuja wacu umuzabyara n'umwana azakura ku biro byanjye. Aburahamu aremera, ariko n'uyu munsi ziriya ntambara bavuga za Isirayeli ni inkomoko yazo ahanini ni aho ngaho. Niyo mbaza y'izi ntambara barimo n'uyu munsi biracyagera no kubuzukuruza babo. Arabyemera, aramushyingira, none reba ibibazo barimo. Niyo twabasengera gute byakuriye numva nuko Yesu wagiye uzakikemurira nawe. Kubera icyo abantu batagize gute ko mutasubiza amahoro kuri we atabaye maso, nibyo byateza iragaruka. Hano twavuga iby'abandi bahabu batabaye maso. Ahabu aragenda ashaka umugore witwa Yezebeli, aramuzana n'ibigirwamana bye byose, aribuza akaga yateje Abisirayeli, bituma umuryango wose wabo ugira gute uribuka, kubera ko Ahabu atabaye iki? Atabaye maso. Ntabwo yarinze urugo rwe n'umuryango we. Ntabwo avuga ibya Sawuli, abana be bose bishe umunsi umwe, batatu bararwanira we ku rugamba. Ntabwo avuga iby'umutambyi Eli utarabaye maso, ngo abere maso umurimo, abere maso itorero, abere maso n'urugo rwe, abana be bakajya bakora ibizina mu nzu y'Imana, ngo barabatambyi nabo, barabatambyi. Yari yagize umugisha abo mutambyi abyara n'abana bakibabatambyi, ariko kubera ko atabaye maso, ngo abere maso itorero n'igihugu cya Isirayeli n'umuryango we, bimugiraho ingaruka, bituma n'Abisirayeli benshi bapfa, kubera ko Imana yarabarakariye igambira kuzabica, iteza intambara kugira ngo izice abahungu bayo. Inkuru ze ngo nazizi nawe yapfuye nabi, bamubwiye inkuru z'ibyabaye byose, umukazana w'abayiza barabyaye ngo kandi ibise biraza. Eli ngo yari umugabo umusaza wabyibushye cyane, yicaye ku ntebe y'icyubahiro nyine gushumba, arangije bagira ngo cyara biranuka, akubisha umusaraba. Gusa ubwo se Eli baguteye se? Ubu ibya Dawidi utarabaye maso mu rugo rwe, akajya gusambana akanica ibyamubayeho. Imana avuga ati wowe wabikoze wisha n'ibindi uzavuga wowe ibyawe biza. Umuntu uzi ukuntu byabaye, ntabwo muzi ko Amunoni yabendetse mushiki we ubusambanyi bukinjira mu rugo rwe, umuhungu ujya no kugira abajyanama b'abingibi. Abusalomu ababwira umuntu kigabo kimwe cy'ikigo cy'inuza, ariko ko n'umushiki wagira imbana mu bebe akumva badayibona, icyo umugabo we bazimuhara katwisenge atanabihiza bati uyirwaza irwaza. Hari umuzi ingaruka zaba umuzi, reka dusenga Imana, ujye gusenga Imana. Havuga ibya Salomo utarabaye maso agashaka abagore benshi, nkuko hano nabo hari n'abafite abagore barenze babiri, kandi bafite abagore badasenga. Noneho hari n'abajijisha bakaza gusenga bakicara hamwe bakagira ngo baraba, kumbe barakoze separasiyo zikora mu ngo zabo. Tuzatuhurira mu rusengero, ariko mu rugo tugira guteye tuko bihaye divorce itari mu mategeko yawe. Imana ibabarire, ugende mwongere mu bana ndabyateye mu izina
niho hari itorero, niho hari ubuzima bw'umuryango, niho hari ubuzima bw'igihugu, niho hari ubuzima bw'itorero, niho hari ubuzima bw'umuryango uzagukomokaho. Mwa bagore bareka mbagira inama, nugira umugabo umeze nka Nabali, uzagira ubwenge umenye ko umugabo wagize gute ateye, kugira ngo uzakize umuryango wawe. Kuko kutamenya ko umugabo wateye kugira ubwenge ushaka kurimburana n'umuryango wawe wose ugasenya. Nugira ibyaha ukagira umugabo umeze nka Nabali, kuko umugore wa Nabali yari azi ko umugabo wateye, amenya inkuru z'uko Dawidi yamaramaje kuza kurimbura umuryango wose n'abagaragu n'abantu byose arimbura. Yatangura aragenda amusanganira mu nzira n'amaturo n'iki, amusanga bafite umugabo wanjye ndamuzi uko ateye, simvuze kuri atagira kugira ngo ndamudatukanye, ariko aramubwira ati umugabo wanjye izina n'iryo muntu. Ariko rwose mugireho umugisha, umuja wawe mugireho umugisha rwose mutwimburane, utuzize uriya mugabo umeze kuri iki. Umugabo uzi ubwenge hari umugabo ushyira mu kazi, wari uzi yuko umugabo nta kintu yitaho, ariko n'umugabo nta kintu yitaho. Icya mbere gutekereza ko ubukwibukire kubakira Elisa inzu byari byaramunaniye kandi ari umugabo ahaza agaciro kiwe. Umugore agira igitekerezo abigisha inama mu ki, umugabo agira kutarabyemera baranyubaka. Hashize iminsi mikeya babona umwana kubera ko hari ibintu Imana ireba, kubera yuko wayinejeje ikabirema bitari biriho, Imana ibaha umwana w'umuhungu. Ariko mutekereze umugabo, naramutekereje arantangaza. Umugabo ari mu murima ari kumwe n'umwana, umwana arasaka umutwe ararwaye, aho kugira ngo amutere baramujyana amuha umugaragu ngo amushyire nyina. Vuga umugabo ari ikintu yitwaga kumushyira nyina. Hari abagabo batajya bagira ikintu bitaho ku buryo nimutabera amaso abana barapfana. Umugore we ati umugabo agenda amuzi nta kintu yitaho, nta kintu ubwiye, nanjye simubwira yuko akwiriye, simubwira ko akwiriye ko n'ubundi nimba imubwira araje intege, ntabwo ari bwemere ko ashobora kuzuka, ariko agira kwizera muri we, agira ibanga. Kuri we ntabwo agira ibanga, agakindura ibibazo adashikuje. Wenda Imana ninyemerera nzongera ngaruke tuganire, kandi nyamwe n'umubyemera, kuko niyo bapanga mutabye bakati ntabwo dushaka ko zongera bari imbere yacu, ariko Imana yavuze nahagara mushaka mutabishaka. Muhaguruka dusenge Imana bene data, ariko mbere ko muhaguruka reka turebe abantu bashaka kwakira Umwami Yesu. Abantu bashaka kwakira agakiza uyu munsi nabo bakumva umwambi w'abafasha rero wa nyuma, kuko nanjye naje nabahaye bamwe ukuntu nababwiye muri make ukuntu byari bimeze, nanjye naje gutyo kandi ngakizwa n'uyu munsi nkomeje kugenda. Nawe niba uhari zamura ikiganza tugusengere kugira ngo wakire Umwami Yesu. Urahari? Niba udahari turakomeza, reka dusenge Imana. Dusenge Imana, bahaguruke dusenge. Niba abagabo babuze ubwenge, abagore bamusabire ubwenge, bashumba musabire ubwenge. Abagore kuko umugore w'umunyabwenge yubaka iki? Urugo ararwubaka. Kuko uwo mugore w'umunyabwenge yabonye umugabo byamunaniye, niba usiga agira gute urwubaka, kuko ari iki? Ari umunyabwenge, bigasa n'aho ashishikariza bakazishyiraho. Kandi dusengera abagabo kugira ngo Imana ibaze kwiduha imbaraga no kugira ngo tubahe inshingano zabo. Turasaba umushumba w'Imana atambuke hano imbere atwingingira Imana, hanyuma dukomeze n'izindi gahunda. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Iyo nabo twimuka kuza kabiri. Bwana tunakushukuru kwa sababu ya Yesu. Jambo la kubakiza, jambo la kufungua, kufungua kabisa. Jambo la kuelekeza ibada zikomeye zikawera. Nyuma ya kuanza kandi kabakiza. Na Mungu ana jambo yao, jambo la kushukuru kugira ngo Mungu mutima wao ukomeye gute. Jambo la kumena umutima ugakira. Imbere y'amaso yawe witeretse byose. Izi jambo rikomeye ryakoze ku bagabo, ryakoze ku bagore, ryakoze ku bantu bose. Gusinzira, kurangara, biteza akaga ku rugendo. Twumvise ukuntu Adamu yarangaye,
akagera naho ari imbuto Imana yamubujije guteza akaga, azana urupfu, azana akaga, azana ibyago, ariko Mana nshimwe mu byago twahuye nabyo wadushakiye umuti ubona muri Yesu umwami w'abantu. Uko ijambo ryawe ritubwira ngo Adamu wa mbere yazanye urupfu, ariko Adamu wa kabiri yazanye ubugingo. Ubwo bugingo turabwakira muri Yesu Kristo. Shima kuko na n'uyu munsi uwo gutukiza urimo kubwirwa abantu. Niyo mpamvu hari abavuga ubutumwa, niyo mpamvu hari abanyamasengesho, niyo mpamvu hari abaririmbyi. Ni ukugira ngo uyu muti ugere ku muntu wese. Mana ushimwe ko bari aha hose bumvise ijambo kandi bifite imbaraga bitariza uyu mwanya gusa, bifite imbaraga zo gukomeza kuko warabishinganishije uravuga ngo ntibizasubira gusa. Data turagushimiye, rinda buri wese, babarira buri wese warangaye mu rugendo, Satani akaba yarabize urukungu. Babarira buri wese wasinziriye muri uru rugendo bigatuma akaga kabwira ubugingo bwe ndetse n'umuryango we. Mana uri umukiza, nubwo byagenze bityo uri umukiza wacu, na n'ubu uracyashoboye kutugirira neza, na n'ubu waturegeye imirimo myiza tuzayoboka tuzagenderamo. Fasha buri wese Mwami, abagutumyeho ngo bababarire, wezeshe amaso yawe, Umwuka wera w'Imana akora imirimo, akomeze gutunganya imiryango y'abizera mu izina rya Yesu, maze kariya kaga kabwiriye abantu bawe koye kubakuba kwizera bari hano. Reka buri wese afate umwanzuro mwiza w'ubugingo bwe kugira ngo akomeze kugenda neza, kandi ufashe buri wese kuba maso kugira ngo atazamurwaho urubanza. Urakoze Mana yacu kuko tugusengeye wumva kandi witeguye kutugirira neza. Izina ryawe rihimbazwe, tugusabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen.